buriya Luxembourg na Spain, noneho Luxembourg by'umwihariko mana yanjye. Luxembourg mushake ukuntu mwakora research, mukora research ku ma YouTube, mujye kuri Google ewana musacinge nyine. Luxembourg ni igihugu cyiza gifite klima nziza man. Sinzi ukuntu umuntu wakora application ya Luxembourg ibyiza avana byonyine, si ku buryo bwa financial no mu buryo bwa klima bwo ku mubiri na ahantu nyine ushobora kugera man ukagira itoto, ibyo kurya byawo bimeze neza. Umuntu ushaka gukora application ya Luxembourg, Spain, stay tuned kuri YouTube channel yanyu, kuko no muri iki cyumweru twatangiye uku kwezi kwa 12 harimo ama application menshi. Sige nibaza ese kuki ama application menshi meza akunda kuboneka mu mpera z'umwaka. Ako kantu namwe mujya mukabona, niba ujye ukabona nyandikira muri comment imbere cyane. So mbahaye ikaze kuri YouTube channel yanyu Kelvis Bro, ariko mwebwe mubona Love Tellers, nubundi ndabakunda cyane, ibyo mbabwira ni by'urukundo kandi ikindi harimo opportunity nyinshi cyane. Aya makuru ngiye kukubwira ugombe uyamenye, sino kukubwira ngo muse nabigusobanura gute, ni wowe bireba kwanza, nta nundi muntu. Fata telefone yawe wicare neza, kuko ibintu ngiye kukubwira aka kanya urabikenera muri application 8 zose ngiye kuba nakubwiraho, zo mu bihugu bitandukanye. Tike ni ubuntu, visa ni ubuntu, mw'abantu mwashabutse mu mutwe mugashabuka no mu mikorere, tugakorera iryo fungo. Hirya no hino hari amafaranga, wenda ushobora kuba wicaye aho ngaho utazi uko bimeze, hirya ho biri gukunda. So amafaranga ntabwo aza gusanga aho ahubwo amafaranga yirukankaho. Izi application ni nziza, ngiye kuzigukundisha, wararebamo ikikunogeye wowe uze kuba wahitamo. Iki kiganiro wenda ukireba iminota 7, iki kiganiro ngiye kugikora ari iminota 15, ariko 7 ya mbere uraba umaze kukivanamo ibintu byinshi cyane. Na application ushobora kuba wakora ugahaguruka ufite contract, ufite visa na ticket, ukagenda, ariko wagera mu kazi ugatangira ukishyura. So abo umukobwa, abo umusore, abo umugabo, umupapa, ushobora kuba ufite na famille, mukajya gukora mwaprayingiye hamwe, ariko ukabikorera muri application yawe. Ni ibintu byoroshye rero. Ube warize, ariko uba ugomba kuba warize imyuga cyangwa se warize na high school. Application zindi zari zihiseho nabonye uba ugomba kuba ufite certificate y'umwuga, ariko naho birakunda. Iyo umwuga ni sava cyane, ariko na diplome naho birakunda. Wenda iyo application yawe irangiye, wamaze nyine kuba selected, wowe bakwereka mu byo wakora, wowe ugahitamo. So iyo ugeze mu kazi, iri wa muntu udafite skills mu kazi agiye gukora, bagukwita icyo bita training nk'ibyumweru 2. Nta rurimi bigusaba kwiga. Ururimi uba ugomba kubuza by'umwihariko ni rwa rurimi rwo mu buzima busanzwe. Niba uri Burundi bavuga Icyongereza, nicyo nakubwira cyo Cyongereza cyo uba ugomba kukiga. Hari n'abakongomani batazi Icyongereza, nacyo uba ugomba kukiga. Ururimi wiga ntabwo ari rwa rurimi nyine tuvuge ngo ushobora kuba wajya gutanga speech ukaganira n'imbaga y'abantu benshi. No, ururimi wowe usabwa ni rwa rundi nyine rwo kumenya gutega imodoka, kuvuga ahantu ukora, icyo ukora, kwivuga imyirondoro yawe yose. Ikindi twa tuntu nyine uba uhura natwo, umuntu ashobora kugusuhuza ukamusubiza, mukaba mwaganira nyine mukamenyekana, mukamenyana, mwebwe mukagira communication hagati yanyu, bitari ibintu bya danger nyine biri aho ngaho. So nta kigoranye, izi application ndazigukundishije. Icyo nicyo cyiza cyazo cya mbere. Nta kigoranye muri ibyo kwiga ururimi n'utwo tuntu tundi ku bantu batazi ururimi. Kandi urabizi ko akazi kose uba ugiye gukora uba ugomba kumenya ni gute ugakora.
ukamenya nyine briefing bakubwira urimo kumva, kuko iyo mugiye gukora nko mu nganda everyday buri munsi babahereza briefing mbere yuko mujya mu kazi. Tuvuge wenda mbere yuko mutangira akazi nk'iminota 20 mukigera, tuvuge urugero ku muntu wageze ku ishuri. Umuntu wageze ku ishuri wese, iyo ari igikorwa cyahuje abantu benshi ku ishuri babyita rassemblement, kujya kuri asembo. N'ahandi abanyeshuri bahurira mu gitondo nyine bakarimba indirimbo y'igihugu, bakanasenga, bakabahereza briefing directeri, bakahita ko bajya mu ishuri. Naho niko biba bimeze mu gitondo, mugenda bakabaha briefing, mukahita ko mujya mu kazi. Akazi gatangira 2:00 za mu gitondo, nyine 2:00 saa 3 gutyo 2:30. Kora amasaha ushaka, amasaha wakoze niyo uhemberwa. So application ya Luxembourg na Spain ntimuyicikwe. Application yo mu Butaliyani ntimuyicikwe, ariko inziza zose muri zose ni Spain na Luxembourg. Ngiye nkubwira application nziza, nakubwira nyinshi cyane, ariko ndebamo nyine irimo igufitiye umumaro. So nizo ngizo, ibyo bintu nkubwiye, iminota twubahirazanyije ni 7. So ibindi ngiye kukubwira na update ugomba kumenya kuri za application nkubwiye, kandi wifuza kuba wareba ibiganiro birebire kuko nsigaye mbikora iminota mikeya, simbukira kuri YouTube yitwa Kelvis Bro, ariyo yingiye ukore subscribe, kuko utakoze subscribe ari ibiganiro byanjye byinshi utabona. Ushobora kuba wakibona hashize nk'ukwezi, kuko YouTube igira icyo bita algorithm. Algorithm yanjye ibonwa n'abantu bakunda kureba ibintu by'amaviza n'iki ibintu nk'ibyo ngibyo. Utarakoze subscribe ni amakuru menshi agucika. So stay tuned kuri YouTube channel yanyu ya Kelvis Bro. So n'abantu mwe, reka mbabwire kuri za application mbisobanure neza, hataza kugira n'umuntu ubyitiranya cyangwa akabyumva nabi. Izi application iyo ukoze application nyine, agent wakwaprayingiye n'ubundi n'ubu uri gukurikirana ibintu byose, abikurikirana kukurusha, kugira ubyumve neza. Niba hari umuntu uzi ibintu bya football, umupira w'amaguru nimuwuzi, buriya abakinnyi bagira aba agent. Agent we nyine ubundi aba ari uwa company, wowe nuko aba agushinzwe aho uri. Ariko wa agent ni umenya yuko nyine contract wakoze kariyo muri company n'ubundi bazakira, ukaba uri umukozi wabo. None ya contract ugezemo, ibyo wakoze, iyo contract mwakoranye, n'ubundi ugeze mu kazi nibyo usangamo. Ugeze mu kazi bagukubisa inzu n'imodoka urayifata, ariko ugenda uyishyura, cyangwa se ukifatira akagare, ukifatira akamoto, bitewe n'aho ukorera n'aho utuye. Uba wemerewe kuba wanakorera hese. Sinzi urugero naguha, ukaba wava mu karere kamwe ujya mu kandi, ukava mu karere kamwe ujya mu kandi, ubwo biragusaba transport. Maybe wagiye kuhatura bitewe n'ukuntu ubuzima bwabo bworoshye cyangwa amazu yahenze, ariko uri kujya gukorera ahantu harimo intera n'aho utuye. Icyo gihe uzashaka akamoto cyangwa se ushaka akamodoka, n'agaperime no kugashaka. Waba ufite perime yo mu Rwanda cyangwa iyo muri Congo, ibyo ntabwo bikora. Iyo ugeze nyine ushaka perime yaho. Ushobora kugenda nta modoka uzi, wageraho ukayiga. Ni ibintu byoroshye kwiga imodoka, ugakora n'amategeko y'umuhanda. Mwibutsa yuko amategeko y'umuhanda yo hanze, yo mu bihugu byo hanze, n'ayo mu Rwanda akomera n'ayo mu Rwanda. Icyo nakubwira cyo ayo mu Rwanda niyo akomera cyane. N'ikizami cya perime yo ndabizi cyane kuko narabikoreye. Icyo nakubwira cyo birakomera cyane. Ariko ibyo hanze byo biba bifitemo ukuntu byoroshye. Ni ukuvuga ngo gukora agaperime ka moto na agasirikirasiyo n'ibiki n'utuntu ugenda ukora kuri moto dusanzwe, gucana ibinyoteri, biri aho ngaho, ibintu byoroshye cyane, ntabwo bitinda wita kwibona. Wenda nk'abantu baba bashaka gutwara amakamyo, wa muntu uba ushaka wumva ashaka gutwara ikamyo kabisa,
aba ari umuntu ukorera amafaranga menshi. Aba driver batwara ibikamyo bino bitraka binini bakorera amafaranga menshi cyane. Traka ikintu kigora buriya ni parking, kandi uba ugomba kuba ufite na skills buriya ku tuntu tujyanye no kurepara imodoka, kuvanamo ipine, ibiki byose. Izo ni training n'ubundi uba ugomba kubona mbere yuko utangira akazi ku batraka, ku muntu udafite skills mu bintu byo kurepara imodoka. Nibyo ngibyo. Ariko buriya umuntu uzi ubwenge aba umukobwa cyangwa n'umugore cyangwa n'umusore uwo ari we wese unyumva ahangaha, nawe akigira mu ikamyo igira amafaranga meza cyane ashyushye. Urabona muri ino minsi hari ukuntu abantu basigaye bihugiraho, umuntu akihugira akitekerezaho, akaba ari busy mu kumakinga money. Nta kindi gitekerezo ari ugukora amafaranga. Umuntu adakunda kugaragara, rega kugaragara cyane nta n'ikintu byinjiriza umuntu, ntacyo. Ahubwo uba busy ukorera amafaranga, wenda ujye ugaragara, uri kwiyitaho, nawe uri kwishima mu yo wakoreye. Truck driver ni kimeze nayo. Ni ukuvuga ngo uri umushoferi w'amakamyo uhora uri busy utaboneka. Ariko iyo uri umupapa ufite umugore n'abana, ubwo biba bisaba nyine mwebwe mu byumvikaneho. Ariko truck ni ukuvuga ngo ushobora kuba watwara icyumweru utaragaruka mu rugo, ariko ukazana amafaranga menshi cyane, menshi cyane, amafaranga ashyushye, amafaranga meza. Kandi truck driver iyo wagezeho nyine ukiga ururimi, kuri baba bantu bataba bazi ururimi, kugira bizagufashe gukora iki provisoire, ni amategeko y'umuhanda, biragusaba gusoma na application, usomera kuri telefone, ukazajya ukora nta kitozo. Naguhereza application, ubaye ushaka kubimenyana mbere ugatangira ukitoza, ugatangira ukiga amategeko y'umuhanda y'ukuntu bakaraga icyuma, kuko uzaba busy nyine ariko ukora amafaranga menshi. Usanga ufite agatubutse, umeze neza, urashyushye. Wenda uzajya ubona time ugiye kugaruka iwanyu, cyangwa se ubone na time ukiri USA cyangwa se Europe, ariho hose ushaka kuba wajya gukorera. Ni ibintu biba byoroshye cyane kumakinga money. Icya mbere ni mu mutwe no kworoshya ibitekerezo, kandi ntuhite kuniheba. Hari abantu batinya gukora application. Uzi ko umuntu ugitinya gukora application yiwe, uwo muntu nyine tuvuge si no kubibashishikariza cyane, ahubwo reka nkwereke uburyo ibi bintu nyine aba ari byiza. Ntugatinye gukorera ikintu kigufitiye umumaro, kuko ntacyo uragerageza nyine ukimenye tu. Uzi ko aba diaspora ubundi 90% babikora bagerageza, ariko yagerageje ariko nyine atabyizeye, nyine bitera ubwoba. Niyo utaba watanze amafaranga ufite uvuga bizakunda, ntabwo bizakunda. Nanjye niko byagenze. Ufite igihunga ukavuga ntabwo bizakunda, ariko reka mve kubikora. Ari n'igihe none ugera ahantu ukumva none inzira zirimo ukuntu zigoranye, ukahita ko wiheba, utavuga ibi bintu biri gutwara amafaranga menshi, ibi bintu reka mbireke. Nyine ukahita kunabivamo. Nanjye igihe cyarageze nanabivamo ndabireka, ariko nongeye kubisubiramo. Very good kabisa, good marks. Nahise ko ngira ubunota bwiza cyane. Ndavuga Imana ikura ku cyavu. You know what I'm saying. Mukora auto application twanyu ni byiza cyane. Ise gukora application yawe kugira bizagenda ute, kugira nawe wenda Imana izakureba icyoroshye application yawe ibe successful. Tuyavuze twayamara ntitwayamara. Icyo nakubwira cyo mukore zira application izo ziri seriye kandi ziri n'ahantu heza. Gusa icyo nabwira cyo abantu bakoze application ya Germany, niba ari umuntu dusozanyije ikiganiro wakoze application ya Germany, nanyandikire ngo 2026 turagenda muri comment. Andika 2026 turagenda. Iyo ndi gusoma comment zanyu ndabareba nkabamenye, hamenya ni bande bankurikiye. Abo bantu kabisa imba nanga kubwira abantu badahari.
So icyo nababwira cyo niba warakoze application ya Germany na Poland, wowe nuburetse gukora iyi application cyangwa se wanayikora wanayikora, gusa ngiye ikintu ndi kwiyumvamo nuko ushobora kuyikora niri gakunda, ariko wumva ko bitakubangamiye ehwana iba nziza ubaye ahantu iba nziza, ubaye warabaye selected mwira application ya Germany na Poland, ariko iyi application ya Luxembourg na Spain nayo bigakunda, zose zigakunda, igihe utarabona contract ya Germany na Poland ushatse wahita kwihitamo Luxembourg, akaba ariho ubona ukabona contract yawo. Niwo mutwe ubukoresheje, ni nacyo gitego ubutsinze. There is no other way, nta yindi nzira wakoresha ndetse iyo ngiyo. So big shout out kuri wowe twari tubanye kugeza aka kanya. I love so much, Imana ikomeze barebe icyoroshye. Ebana, ciao ciao.